myaka 85 ADEPR maze ibayeho, ni iminsi yo kugira ngo ifite intego yo kugira ngo babyuke, cyangwa se iminsi 85 kugira ngo basabe ububyutse muri ADEPR. Hanyuma ADEPR yavuze ko muri iminsi 85, iminsi 85 yatangiye mu kwezi kwa gatanu ikazasoza mu kwezi kwa munani. Hanyuma yavuze ko haza kurwamo ibikorwa byinshi, yavuze ko bazashimira umukristo wa mbere wabatijwe cyangwa se wemeye kwakira Yesu umwami mukiza mu bugingo bwe wahariye igihundwe icyangugu i Rusizi, ariho bahise bubaka Yorodani ya mbere niho yubatswe. Hanyuma ni naho bubatse paruwase ya mbere mu gihugu. Hanyuma ni naho havutse cyangwa se ahabatijwe abantu mu mwuka wera bwa mbere, aho bita mu bigutu hariya icyangugu. Hanyuma yavuze ko umukristo wemeye kwakira Yesu umwami mukiza bwa mbere, uwo nguwo wabatirijwe aho muri Yorodani ya mbere, yavuze ko bazamuha igihembo muri uwo muryango, bazatangamo igihembo. Hanyuma avuga ko bazashimira umuntu wese wagize uruhare rwo kuba yabwiriza umuntu agakizwa cyangwa se abantu bagakizwa, bazamushimira. Hanyuma avuga ko muri iyo masengesho hazakorwamo ibikorwa byinshi kandi bitandukanye by'ingenzi, bazashimiramo abantu imbona nkubone. Hanyuma avuga ko muri iyo minsi 85 azabamo kwizihiza Pentecote, azabamo kwizihiza, hazabamo ikirori cyo kwizihiza Pentecote muri ADEPR. Hanyuma ikindi yavuze ko muri iyo minsi 85 bazashimira abapasitori cyangwa se abantu bigeze bagira inshingano muri ADEPR ko bakazivamo neza cyangwa se bagasezererwa neza, bazagira igihembo babaha nk'uko bisanzwe. Avuga ko muri iyo minsi 85